ngaho nakubwiye ngo turahurira hangaha sinakubwiye ko duhurira muri iriya nzu wari uzamutse ujya hehe tutabeshye wahagaze hangaha ngo duhurire mu muhanda none nje wumvuga mfite ubushobozi bwo kukwinjiza muri ino nzu kuki utabufite se ntabwo mfite kuko n'ubundi waje ntiwamubira uhitamo kumpagarika mu muhanda rero mubera ahubwo ngira icyo mubwira gira vuba mubera gira vuba Sheri uranuka ndagira ute uranuka nta mavuta nisize ariko oya uranuka niyo nanuka sinageza ku rwego rwa nyambo nyambo uriya musitari wamamaye nawe aranuka nta mwiza wabuze inenge nawe aranuka Sheri nawe ufite inenge yo kunuka ariko nubwo uri mugufi Sheri nanjye narasitaye kuba narakwemeye usa nka mukara ego kumana yanjye iki nicyo kibi cyo gukundana na Shaitani njyewe umbonyemo mukara kabwirwa inkuru mbi ko sokura we yapfuye urumva ibigambo byose urutaguye umbwira wamayeze ariko Sheri uranze neza unyisa amayezi wabutuye nahuye na benshi ariko iki cyorezo sinzi aho nagitoraguye wamayeze cyasida se cyamburugusi ariko ubundi nagiye gukundana n'umuntu ureshya n'inzira y'ibibazo ndi guhiga ariko abayobozi b'umudugudu baragowe ubu umuyobozi w'umudugudu ugufite mu mudugudu we biragowe ubu ntushinuriza abaturage bari bo bose bakumira hari inzira y'ibibazo ubonamo kumirwe nyoko yambaye ubusa ku gasiga ego kumana yanjye uzifite ukana kurusha abatwa niba ndi umutwaro umutwakazi niba ndi umutwakazi ariko reka nze nkureka wagikorwa igihe wahereye ntundagira ntabwo wari wanyugwa ubonye nkina n'ibintu wacyoye igihe wahereye wibaraguza muri iryo jambo njyewe ntabwo njye nkine n'ubushinwa uretse iki njya kuzana koroda kwe wamaze ahubwo si ugire kugukubita urandebera ndubona buri njye ntabwo njye nkine n'ubushinwa urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura